What's up Kigali, mumeze gute bakunzi ba Jami wa TV. Today turagarutse kabisa. Tugarukaye n'amakuru menshi atandukanye muri showbiz y'u Rwanda. Ariko ikindi kintu ngarukaye n'undi muntu. Ikumwe n'umusore mwiza cyane. Yo kuyatubana muri kino kiganiro. Bamwita de. My brother, wakibwira bano bantu. Jewe mubona ngaha kabisa yohana kuri Jami wa TV akakanya yohana ubone tugiye kujya dukorana every day every time. Uwo ngo bamwita The Kendrick, my brother. Ondishano cye. Ngera director kabisa ku bantu bari babimenyereye. The director Kendrick. Yeah. Bro, ngutu mu director za mu bintu by'ibiganiro, my brother. Mungu nyine babizi no si tugezemo urumva buri muntu wese nyine ariko ni impano yanjye ni impano yanjye kuko urumva ahubwo abantu bari baramvuze. Ako brother ushobora kugira impano nyinshi kabisa. Nkuko rero murimo murabyumva kabisa today ni ibintu biraba bimeze neza cyane kuri Jami wa TV. Tubabwira ati nyarukira wowe utari wakora subscribe. Subscribe. Ahanga iyi niyo televiziyo ya mbere izajya izana breaking news. Amakuru ya mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Iyo ngiyo nayo ni Jami wa TV. Yes. Uranaho sibara umuntu utayizi. N'umutse ugiye gutangira n'amakuru menshi agiye atandukanye. N'amakuru menshi ari n'ahangahe Rwanda. Aho turuze kugaruka ku bitaramo bitandukanye byarimo biragenda bibera n'ahangahe mu Rwanda. Aho turuze kugaruka ku cyo bita let's celebrate. Tukaza kugaruka ku gitaramo na Bang. Wa mubire kabisa muri Kenya koranye indirimbo na Element yari yitabiriye. Aho turuze kugaruka ku yandi makuru agenda atandukanye avugwa. Aho turuze kugaruka kuri Element ku mishinga migari afitanye n'uyu muhanzi bita Bang. Yes. Mu gihugu cya Kenya. Ariko ni naho aho turuze konya tukagaruka kuri Safi Madiba. Yes. Safi Madiba kabisa harimo aravuga ubu ngubu n'ibyo agiye guhindura mu muziki wiwe. Za ndirimbo mwari muzi ngo ni munwa itunwa igire mu mana. Natwe tugiye dukora ibiganiro by'Imana. My brother, ariko tuba turi kumwe n'Imana n'ubundi. Ariko ni just kabisa. Izo ngizo kabisa bakavuga ko agiye kuzisezerera. Za ndirimbo zimwe zazi ni ngo zishishikariza abantu. Ariko ngewe kabisa ngewe no. Ariko nabonye ibyo yanavuze kabisa ikintu byakanye ko nabishego yigeze akora. Ariko yarabikoze n'ugatabiririmba. Oya yabihakanye kabisa. Ariko narebeka tumwitege turebe. Avuga ko agiye kubishyiraho akadomo bazongera kumubona muri zino ndirimbo ziriya zimeze nyine kuriya wapi kabisa atazongera kuba yagira iki yazikora. Ni byiza nyine ni byiza buriya buri muntu wese agira uruhande agera agahinduka ariko wasanga ari n'agatwiko ngiye ntago ngiye byemera. Aho turi buze kugaruka ku mukobwa wacu mwiza we. Mukobwa kabisa on the top. Abakobwa bari mu bwiza bro. Ariko n'izina ryiwe urabyumva. Ariko afite n'agakuru ko asigaye n'umujyanama hari ukuntu bibeta. Koragesha. Ubuje imfura. Brother, ibyo ngibyo hari ibintu bivugwa. Iyi mihanda bavugwa byinshi. Ariko none se kamubwira ariko najya mu bintu by'inkundu sha kariyeri zabirangi. Ariko nyine urukundo ni rwogere hubwo. Nyine urukundo rusigara amafaranga sha. Amafaranga ariko ibyo bintu bikora hera. Aho turuze kugaruka kabisa ku nkuru y'iragenda ivugwa ku ndirimbo nshyashya bwiza afitanye n'umunyarwanda. Umuhanzi bamwita ngo iki The Kendrick. Bamwita Ready Jasmine. Ni inkuru nyinshi zitandukanye kabisa. Atuze kugaruka twongera kanyarukira muri Tanzania. Mario
Future Element ariko Element rwose uriya mwana biri seri imba atari Imana iri kumublessinga ari satani nose ahantu hose Element wagira ngo afite sinzi nyine oya ariko sibyo ariko bahanze yahuye na Sarongosha Sarongo yarazimye uyasigaye hari hundi aragira gutya amanura umuzigo ariko Element yabarusha ubwenge ma ariko uziko era ndirimbo hari indirimbo Mario yakoze mu minsi ishize I think niba imaze igihe kinini ubu ngubu nishobora kwimaje wenda kugira imaze nk'amezi nk'abiri bita Dunia ndayizi kubisa ni indirimbo kabisa ibyinitse y'ipiano cyane mwese ejo bundi nakubona ariko nturamuka unarebye yazi no saa Element afite ukuntu areba hano kura kareba uriya mupeti ari kuzamuka akahita amushakaho ngareba kura Sherry Silver sibyo yabonye ko ari umuntu uzahita utrendinga mu minsi iri imbere baba bakoranye indirimbo muri Katombo cyazo wabaye umuhanzi nawe mwa yewe oya byarananiye bro ziko nigeze kuririmba hano none hari no muri video bro bariruka cyaza bro none muri family ko bagukubise narakubiswe aravuga ati se none iringiri ndamenya ari rijwira ariko Jamie hari ibintu wahishe abafana bacu BS naho ufite indirimbo bajye kuri channel barebe hasi indirimbo ibanza baba we have wineza abantu ibintu byo kuririmba ntago ari ibyanjye rwose ariko buriya kuririmba ni impano abantu bafeka abahanzi buriya abahanzi sibyo barihiringa pe nukuri reka mubwire sibyo hari ukuntu wowe ukora indirimbo sibyo ukahita ngaho uzumve noneho nk'iyo urushye abantu batari gukurikira ibaze gukora indirimbo yaguhenze urumva wenda tuvuga ko bataguhenze sibyo wayikoreye ku mafaranga makeya n'umujama wawe reba imbaraga bigusaba ukabona ufite views imwe ari ikibazo none naguze ikindi kintu cyateye musaza brother ari gusora indirimbo the comment uburyo zimeze yine papa cyangwa n'umuntu nzego n'umuntu kuri papa cyangwa jewe nshagura nawe kuko nanjye ndi papa cyangwa urumva ariko bana we impamvu se ndikubwira icyo papa cyangwa sibyo ni umuntu natangiye gufana akizamuka gihangana na Skype birirwa ku mihanda batongana urumva ariko papa cyangwa ari honest man ari honest abahanzi bazamukiye rimwe harimo baje bitaga ba Generous Sport 4 ariko no sinzi ahantu bagiye ababire bitaga ba Mirabyo bro papa cyangwa bamwitaga King Lewis man King Lewis yarihinduye iki oya yabaye amafaranga kuri Rocky nyine ne wamuhindura ririya zina papa cyangwa yacuruzaga n'ubundi byangwe Tawuni makimara muri rebo ya Rocky aravuga ati reka ibyo bintu byane ati bya King Lewis banaho nanjye kandi ariko nanjye narahinduye usigaye ndi director kuko no mu bya copy mwana ngege nicyo kibazo cyanyu mu bya copy oya ariko ushaka kuntu turi unique oya ariko se nuramuka ugiye kumva nyine umuntu bita director shira urumva director ya we ni yuvuga gutya ariko ukimara kongera akano ka Kendrick numva ko ari copy bro nanone karariga nakantu sibyo uko muri secondaire tugitwika wajya kumva the Kendrick Lamar bazira musigize nk'ibyaho gahura n'ahantu haje Kendrick Lamar na muzinya bro nukora nabibahishe genzi no kuririmba mutamose shi Kendrick we ntuzabeshya ikintu basi inzi uzi no kubyina ariko ibi agofoto ngize ngo nakwita nsoho nani bagiwe ko mane izirije umvaga ngo bwije bira bintu narabiretse my brother bas mano nyine urebye the King Lewis mpamvu Rocky akimara kumufata akimara kwinjira muri arebo yiwe yaje atari kuwayi noti ushobora kugumana King Lewis ati bishanga amubwira ati fata
papa cyangwa ubwo noneho rirazina ni Rock wari muhaye niwe wari muhaye ako ni ikintu nyine cyanangaje kuri biriya bigoro twavugaga byo kuri YouTube nyine umuhanzi natakaza imbaraga nyinshi cyane tunibuka nyine kugira ngo tute tujya mu makuru nyine arambuye urumva umuhanzi atakaza imbaraga nyinshi cyane ariko nyine sometimes nyine wajya kureba ukabona umusaruro nawe so urifata umusaruro indirimbo papa cyangwa yavuze uburyo y'amano yamupushinze cyane kuririmba muri ya ndirimbo bakoranye byo narabyumvise ako y'amano karanakagambane y'amano yaramugambane kuki urumva yaramugambane kuki abwira y'amano ari yasekereje gacezi nawe uretse ko binabahumana bahanze urumva y'amano noneho aramubwira ati we papa cyangwa urumva papa cyangwa ndashaka ko urumva style waririmbagamo naga ari ngiriki naga ari mushaka yaramugambaniye ndashaka kubikora urumva nkuko ngiye mbishaka bakimara gutamo ako y'amano ngewe si papa cyangwa yarebaga comment akifuka mu maso ngoreba ariko nanjye kira kintu yatangiye papa cyangwa naramufana ndamufana nako urumva indirimbo y'undi mwana ariko nyine sibyo uzarebe kuki y'amano yabyishimiye ni indirimbo yarafatishije indirimbo yari sawa yerekana noneho papa cyangwa akiteramo ziriya vasi ziwe urumva nkuko aririmba kirazira ura mu buzima nuhindura ukuntu ukora uzaba uhiye cyane style yawe ni style yawe wowe wivuga ngo umuntu araje araguhinduye ako kanya ugiye uzi ko ibintu ari byiza ariko hari uguhinduka hari uguhinduka neza da hari igihe yakubwira nawe unabikora nyine kandi nabona tumvise ko bayitaye hanze na papa cyangwa atarabimenya nakagambane cyangwa umusaza mani byari danje ariko bro ntago ndi buze kugenda muri best bazagora akiri wabibonye uri cyagikuri bro ibintu mbabarira ariko nawe arabizi uzi ko ibyo bintu babiguhanira ese babimanira gute njye wabivuze njye washyizeho ibikuri oya nkubwire ariko uzi se reka nkubwire njyewe ikintu cya mbere kuri uriya muhanzi njyewe sibyo ndamufana urumva numvise aha ni he ariko noneho byamubayeho ariko njye ni wowe wabyiteye ariko arujya kuzana ibyuma bishaje mu Rwanda hari ibyuma bishyashya bamuzaniye aba DJ bangaye babiri banamuzaniye mu DJ wa mbere twemera reka dutangire ikiganiro cyacu kabisa tuzamukana abaterankunga bacu bakuru iki kiganiro n'abandi kabisa turi kumwe na kampani nini cyane bita The Inare Wear iriya kampani iri gukora neza cyane bro t-shirt tumeze neza cyane ariko hari n'umushuti wanjye wakaguze ejo bundi yambwiye ko kadacuya kabisa kameze neza cyane brand imeze neza cyane unareba ahangaha ku mashusho arimo aragenda acanga kuri screen ubona ko ari amashusho ameze neza cyane abakobwa abahungu umugore no myambaro ariko abakobwa nabonye tubafitinga kubera ariko abakobwa nibo batugura cyane utaza gufata brand ukayigira y'abantu gusa brand ni iya bose ariko nanjye nzakagura kabisa tukaba turi kumwe n'umuterankunga wacu nawe mukuru cyane bita Precieux Auto Spare Parts Precieux Auto Spare Parts ni ukuri sibyo ni kampani rwose nini cyane ni kampani igurisha amamodoka cyane bro urimo urapanga kugura imodoka yigarira njyewe se nzabanza ngura ibikoresho nzabanza ngura ibidefana kuko urumva urabanza ukabishyiramo ari umugabo turi kumwe nagiye nyine kuri kampani y'abana babire bera bro tujya dukora turi kodingayo urumva noneho turiyo urumva umugabo bavuga kuntu yashatse urumva yagiye kugura nyine mbere yuko agura imodoka yabanje kumenyana n'abakobwa njye noneho nzabanza ngure ibikoresho byibikire mu rugo mvuge ngo urumva ushaka kuzahera imodoka ivuyemo ipine njyewe reka mubwire nzahera iyo ni ya modoka
imodoka itera intambwe zingahe muri Kigali nimubona imodoka ifite amapine y'ibiti muzamenye ko ari yanjye. ariko kaza wayibara ariko sibyo kuri imodoka se muri Kigali jewe igare nararitunze gutekereza imodoka tango igare nararitunze wowe watunze igare nge ryarangwishije itavuga ko nazongera igare nararitunze ngewe mvaho ariko buriya n'inama nabwira abantu sibyo muri ino si tugezemo urumva murekere kugura imodoka. Ngareba imodoka ziri mu Kigali uzi kuri mu kiganiro mu kiganiro ariko nabo nabura kurabura abajama banjye iri muri amamaza kampani icuruza imodoka kugira abantu ngo bagure imodoka mubanze bagura ibikoresho byayo ni gute umuntu oya bankurikize ndagusohora cyangwa nigende bisigara ahangaha aho ransohora televiziyo ni yawe bashije kamvuge cyangwa uvuge dukomeze ikiganiro agenda mbabwira kabisa kuri muri Frese Auto Spare Parts bafite ibikoresho bigiye bitandukanye ni kampani yizewe zino modoka kabisa from Korea Hyundai Kia nandi ushobora kubabariza ibikoresho ariko bafite nabonye basigaye bafite na channel abantu bashobora kuba bagenda hari abantu benshi batabazi wenda nyine hari utunze imodoka ariko bikayifite amakuru menshi atandukanye narabasuye ku rubuga rwabo iyo channel kabisa natuza kwishyira muri comments genda uzabigenda ubwirira bigisha uburyo ushobora kwikorera wowe ubwawe ushaka kuyikorera ukamenya ikibazo imodoka yawe yagize ariko urumva ukuntu mind z'abantu z'abanyarwanda zitangiye kugera hejuru kumva ko batabwira abantu ngo babasange babaha amafaranga ariko babigisha n'uburyo bazikora cyane ni ibintu byiza cyane ariko biriya bintu ni byiza ngewe nyine nahise mbona ko nakwikunda kurimo kabisa umuntu ufite kampani turi kumwe n'umuterankunga wacu nawe mukuru uyoboye kino kintu ngo na yindi ni Jami Studio Jami Studio kabisa studio kabisa iri hano Kinyinya hafi na gare baragukubita amafoto ameze neza yo muri studio hanze nujya muri outdoor biraba ari ibindi bizere ubahereza akazi cyane abantu mufite ama wedding cyane muri kino gihe kabisa abajeni tungana ndabagira inama yo gukora ubukwe muduha akazi kabisa mukora ubukwe muduha akazi mu gukore ngewe nyine numva ntabwo twakora ubukwe rimwe mu bukore kabisa mukora ubukwe muduha akazi mukora ubukwe kabisa mukora ubukwe ariko ubwo kwe ni mu gukora muzibagirwe studio ya mbere ongeraho ya mbere uvuge cyangwa usohoke ya mbere mu gihugu ni Jami Studio abangaba reka bari gutera ngo tujye gukomezanya muri kino kiganiro itibagiwe n'abandi batandukanye harimo Pose Design nabona abantu ushobora kuba wasanga mu gikeneye imyambaro imeze neza cyane ubakora nyine n'imyambaro kabisa presentinga u Rwanda bikorera ubwabo made in Rwanda unashaka turi kumwe na kampani cyane ikomeye cyane icuruza computer abona bishobora kuba wabagana harya wabahamagara kuri no nimero ikurikira abangaba computer zini nubwo natari bugende mbasha kugenda nzivuga ariko naza kwishyira mu kiganiro uko bashaka kuri no nimero ikurikira 078 358 6 70 karongera nsubiramo 078 358 6 70 wabahamagara bakaguriza mashini nziza yizewe yujuje ubuziranenge
ikomeye. ese buriya ayo kampani iremewe mu Rwanda iremewe cyane n'abantu bemewe. buriya hari abantu baba bafite nyine bakavuga se banagwana IBM kabisa. kandi koko leta iri kudushishikariza gukoresha IBM bakabakaturira kabisa kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Bitangwa cyane ariko ni nabyo nibyo kabisa. imihanda myiza yubakwe, ntago ayo mashuri agumyize yubakwe, nta gitaka uzi ko u Rwanda ruzasigara nta butaka cyane byaratwikiriwe. Ngamenyemere tukomeze dutangira n'inkuru na showbiz yacu y'uyu munsi, aho tugiye guhera ku nkuru irimo iragenda ivugwa inahangaha ku mihanda. uwo nuho wundi ni Akili ubwo byongeye kuba ubusubira kabiri. Akili ngo bagize gutya ngo baramukupira cyangwa byaziye ngo birasara barudoreza iranguru irambuye tuyisesengure neza. ni ukuvuga ngo ukuntu njyewe sibyo, ukuntu njyewe irankuru imeze buriya Akili ni umuntu nari nzi ko yitonda cyane, ariko byanangaje kumva nyine avuga ukuntu ngo bamukupiye ibyuma. ntabwo ndi kubogamira ku Rwanda, urumva buriya iyo ikosa ryabayeho urumva harebwa icyabaye, ntabwo uhita ufata icyemezo kuko Akili we yasajya mu itangazamakuru aravuga ngo u Rwanda niko rwabaye. byambabaje njye rwose, ubundi sibyo ngareba ba Element bose bumiwe kumva apfobya ibihangano byo mu Rwanda byose ngo bwa mbere bishobora kuba byarabaye by'ikosa. Njyewe icyo naramutse mvuga n'umuntu wari uri muri kiriya gitaramo kuko uri bamwe nyine muri timu yari irimo irategura urumva mubwire ushushanyirije uburyo inkuru igize iki neza. umuntu bita Kiriku gira vuba umva wanindira maze yaje mu Rwanda aje kuko bamutumiye, aje mu gitaramo bamutumiye baramwakira rwose neza nk'uko bisanzwe mu muco w'Abanyarwanda. na press conference ziraba bikajya ku bitangazamakuru bitandukanye, yewe ajya no kwa Irene ajya n'ibibazo byinshi bagiye bitandukanye bamubaza, yego ari kumubaza ku muziki w'u Burundi aho ugeze, yego abivuga anamubaza ese indirimbo z'inyarwanda ziracyakinwa mu Burundi, baravuga ati reka ngo ariko ndubwo yaravuze indirimbo imwe ya Bruce Melody ariyo ndirimbo igira iki Element byanamutese kuba ngize iki nisindiye. niyo ndirimbo iri mu Burundi irimo iragira iki irimo irakina hiti ziriyo ni iz'Abarundi arimo aravuga aha nihe siko aha nihe twarayikunze pe bikomeye cyane, anavuga na Komusa ariko ntabwo yari kugenda nta nubwo yari kugenda nemeranya nawe muremera ikintu cyaje kumbabaza ndetse kamubwire gute yagiye Akili ni gute niba dufite aba DJ bakomeye abizi neza ko ibyuma byari bihari bishyashya byari byujuje ubuziranenge, byari bishyashya ndetse icyo kibazo yagize niwe muntu wagize iki niwe wakigize yego, ako tutibagiwe yuko na Beneme urumva igitaramo yakoze byabaye hafi nk'iminota ngo 15 ariko ibyo ngibyo ko kibitagiye ku muhanda ibintu byabaye birakemurwa mu mucyo yega sibyo ikibazo cya ihaterwa n'akajagari ariko icyaje kumbabazza kikambera n'ihurizo yega sibyo muri Kiriku yese yirukiye muri ku mbuga ibyo si n'ikibazo umuntu uzi ko neza ibyuma Brother singiye kunenga wenda ubushobozi bw'umu-DJ we yashakaga kamukorera. Ni gute niba DJ Brian Mama Nuredi umu-DJ wa mbere mu gihugu DJ Brian arahari, ibyuma birahari bizima, afazali n'ibintu byabaho n'ibintu byabaho reka tubireke ruko abantu bari benshi baragenda bajaje bavuga ati yandanga ibyuma by'uriya mupeti byari bishaje
reka tubyemere ko byari binashaje ariko ibyuma niyo byaba ari bishyashya electronique ni electronique mwana cyane siko ntago mupanga ahubwo mukanyura bona niwe bituzimiye ntago mupanga ntago ngiye numva urumva ntago numva wowe urumva we kuntu niba hari abantu urumva hari aba DJ urumva bangaye batumiwe urumva kandi bakomeye inanga mu Rwanda babikora neza ibyuma byabashije kuba byamaje gusetingwa urumva we yavuze ko ari akagambane kuko yasohotse ibyuma ngo birakora no ya defense yashingiye kuri Davis Davis yagiye ariko ni ibintu Davis yakoze live ni ibintu urumva ni ibintu bishoboka nicyo nshaka kuvuga yuko electronique ntabwo nigiriki ntabwo mupanga si umuntu muvugana mukagira iki ibyuma niba byari bisetinze afazari nyine muri ako kanya wenda babisetinze bagiye gucomeka ibyuma mu DJ yego ashobora no kuba banacomeka amplifier na rwenda urusinga rumwe rukaba rwagira iki rwava cyangwa n'urucomeka neza ubumenyi buke bwabo urumva ugasanga ibyo bintu biteje iki ese kuki biteje ikibazo ariko akiri mu by'ukuri ni DJ wa yari afite ibyuma bishaje amplifier bari bamaje kugupropose bakakubwira ati yane twebwe turemera tugira iki tumuvugishe agira iki agucurangire nta kibazo bamuhereza ibyasabwa siko kuko hari abari mu kazi tuyane ariko wowe ukavuga ati oya ngenda curangirwa nabo n'umuntu wanjye pe turabyemera pe bikagenda gutyo ni byiza ibintu yakoze aho ngaho ni ikintu cyakabaye nyine kinazamo iki kuko na hantu bihuriye na hantu bihuriye n'abantu ngewe umvana extraction yakoze biriya bintu na hantu bahuriye nabyo uva ikintu ngiye cyambabaje ikintu cyambabaje ni uburyo ese bishyira ku banyarwanda bose ubwo n'umwana w'imyaka 10 afite ikosa oya yavuze urumva yavuze ngo abanyarwanda niko babaye bumvise nge numvise ko yanarwanye habaye imivururu ariko umuntu ungana kuri arwana gute umuntu ungana kuri arwana gute ariko abantu babica urabiyebewe urabashaka kumukubita kandi byatangiye kujya uyobewe abantu ngo abantu uvugiye abantu bagufubagira abantu uzamahane yabo ariko my brother twebwe turi abanyarwanda turagufana bikomeye cyane nose turabyemera urumva ngo bamugiriye ishyari yuko ngo ahanihe ntabwo twayikoreye challenge nyinshi ahanihe dufite ingoma nyinshi zitandukanye ziri hit ngewe buriya akiri aje ahangaha yaza akansaba n'imbabazi ari ikintu batari bemera nubwo ngewe ntari ndi muri kiriya gitaramo bemera twebwe turi bamwe bamwe twebwe namwe turi bamwe siko ikintu cya mbere kinarenze nuko umurundi avuga nkabasha kuba nagira iki nakumva siko navuga nawe n'umurundi nawe akaba yabasha kuba yagira ngaho ibaze nyine yakumva ariko reka mubwire hagize nk'umuntu wenda wumva ikinyarwanda si yatagira ngo turi bamwe cyane ntabwo nyumva nyine ikibazo kiri mu barundi ye ntabwo nyumva buriya abanyarwanda nanzi ko tugira iri ku niba bimaje kukubaho inshuro ebyiri why not man utahindura buri gihe iyo uje i Kigali bwe kibigenda gutya ndabona n'igihe kubungu aribwo bwa nyuma wenda bimubayo ndabona urumva ayakeka niba mukubita ndabona ubu aho bigereye nyine bikakazongera n'ushobora kuba yanakubona ku rubyiniro z'i Kigali kubera nasi kamubwire bwa mbere birabaye ashobora no kujya kuri bwa mbere birabaye Philipita siko biraba biteje imvururu birakemuka yego siko yego my brother abantu ikiganiro ashaka uburyo bagira iki babiganiraho yego babyirubanganya ngoba none zishabana nabazi n'agaheni siko ibintu birakemuka rega nta mutima mubi ni ukuri ngewe no kuvuga turi bamwe urumva turabakunda turabafana imiziki yacu mutyanyu turanayumva cyane none sikamubwire sinumva impamvu buri gihe uko waje mu Rwanda urumva byajya bimera gutya rero ngewe reka nanzure nibashake urumva ntazagaruke nibashake ntibazagaruke nuko nashaka nazagaruke kuko sibyo ni ukuvuga ngo byerekeza n'ubundi naho bishyira nk'uko njye nabivuze yego iri kumwe n'undi ndimo ndamubona ibitaramo byinshi bigiye kuzajya bibera i Kigali twongera kuzajya abana invitation rwose reka mubwire sibyo
Kiriku nagabanye discipline nke. Nta muhanzi uririmba hanihe ikagera zira viral zingana kuriya urwana man. Nega man umuntu utumubona. Buri ariko ni ikintu nabonye sibyo amafaranga ntabwo ariyo agira abantu baba. Amafaranga akangura ikintu kikurimo. Tuvuge ko ari amafaranga menshi yatumye ajya ku Rwanda. Oya ariko karanaga ngiye reka nkubwire none sibyo jewe nanabwira n'abanyarwanda ibintu byamubayeho bira bintu nibyo yapanze nawe ntabwo ndi bwemeranye nawe ndabizi ntabwo uri bwemeranye nanjye ubundi se ndusha kugenda ngewe ahantu hose mba nagiye tuba turi kumwe bazita turi kumwe bivuze ko niba twaba oya ariko ngewe aya makuru ndayifite ukavuga ibintu bitari byo kuri Jamiwa TV oya mwese kamubwire ahangaha ntabwo bemera kuvuga ibyo ari byo byose hari bitemewe kuhavugira ibi ese ni ngombwa uvuga ibintu amakuru abeshya ntabwo yemerewe kuvugirwa hanze ntabwo ndi kubeshya ufite proof yuko ndi kubeshya se garo no nganyereka nawe proof werekana yuko kiri kubira bintu ari byo yari yapanze reka nkwereke sibyo ikintu cya mbere impamvu yari yabipanze yazanye mu DJ we bavuganye ibiki buretse yazanye mu DJ we buretse nyine yazanye mu DJ we urumva kuba yarazanye mu DJ we bivuze yuko ibyo bintu yabipanze atabipanga ubwo ikintu cyarumvishije ako ikintu cya mbere yabanje no gukora yabanje no gufeka afeka brilliant ibyo ngibyo buri wese agira uko afana ariko afana gute ubwo nyine wenda yakoze amakosa urumva ntabwo ari kwirengagiza zira brand ziri n'ahangaha zikomeye ibyo byuma byacometswe muri baheze bijya gucomokorwa kuki byakunze ibindi kuki byakoze mbabarira tuve no kuri ino nkuru aye ariko uratuvana kuri ino nkuru batumvise ukuri data mumenye ko Kiriku reka tugende tujye kuri Safi Madiba ndanze uranze ngano no ngagumye vuga inkuru yawe nari yivuge njyewe ncomokore mikoro nigende okay dukomeze n'andi makuru ariko abantu bamenye yuko Kiriku natikosora ntazagaruke reka dukomereze na Safi Madiba kandi nkubwira ibyo bintu ntuzongeye kubikora mu kiganiro ese ufite ikihe kibazo ibyo ntuzongeye kubikora mu kiganiro kuko mvugishije ukuri ibintu byo kubeshya abantu ibyo bintu ntugakunde kubikora ahangaha ariko none ninde watumye yarakoseje yemere gukosorwa niwe wabyikoreye adateje akavuyo ibintu birangira twebwe turi bamwe turabafana hijya mu itangazamakuru nyine urumva nta kindi kibazo urumva nta kindi kibazo dufitanye na bariya abantu urumva turabakunda turabafana reka twikomereze na Safi Madiba na Brado wabonye ko Safi Madiba none ubu ngubu hari indirimbo agiye gukatira Safi Madiba ariko jewe sibyo byambabaje Safi Madiba yavuze ati abantu mwarimu muzi muri za ndirimbo zishishikariza abantu kunywa inzoga kwinywera inzoga irandimo bita nitunwa ariko ntabwo ngera twasinze ntabwo ariko nyine twimereye neza nirahamagara mufate kamwe ndaje ndayizi ndirimbo ariko nagize viral umuntu uzi iyo ndirimbo ashaka Safi Madiba harya yahereye kera yikorana oya Safi Madiba yari umuhanzi ubarizwa mu itsinda bitaga The Urban Boys baratanga hariya Urban Boys urabizi ko hari umujeni se urimo wihuye ririya ni itsinda n'ubundi ryabaye formed byabereye ihuye bari abantu batangiye batora n'injamano wowe na story ka dance bahereye batora urabona barasyagaga urumva amafaranga bakuyemo umvise bakajya mu producer bita wihuye bita Kinabit oya apana umva mwabyumvishe oya iyo nkuru reka tuyireke iyo nkuru ugiye kubeshya abantu okay nta kibazo uwo producer bamwitaga ndamwibagiwe rega ariko nimwibuka ndabababwira bamwita Panda Beat hari ihuye itumba neza abantu namwibagiwe namwibagiwe kwa Panda nibo batangiye bakorera
biza kurangira nyine bazamutse keji buriya riratsinda kabisa ryatangiriye i Huye ahantu buriya ahantu bita mu Rurenda barahazi neza cyane Rurenda ahantu bakora kanyanga cyane abakunzi ba Safi Madiba muye ko nyine ibyo n'indirimbo mutazongera kuba mwamubonamo zitandukanye za ndirimbo zimwe zibishe gukoreka ariko nanubwiwe aravuga ati yo ganye muri examen nakoze aricaye ndareba n'ubundi mbona yo ese ndako yahindutse nyine we bivuze ko agiye gukora indirimbo zo kuramya Imana n'izindi ndirimbo zajya zigira nyine zikagira umusanzu zose kubaka hehe muri societe ashobora kuba yakora urumva ashobora kuba yakora indirimbo zitandukanye wenda nk'indirimbo harimo wenda nk'indirimbo nyine z'urukundo zishikariza abantu nyine gukundana azajya aririmba indirimbo z'urukundo yego nabyumvise nabi indirimbo zo kuramya numvaga njyewe ngo agiye kuririmba indirimbo z'Imana gusa azajya ziririmba ariko no gukundana nasabura kuririmba twaturo urukundo ni iki Imana ni iki Imana n'urukundo niyo mpamvu zayarimba nizo ndege zifite cyangwa ko zandimo zigiranye n'icyo kiza nyine zigakora mu societe cyo zigisha abantu abantu bazirambye mu nyine ako njyewe nabura nka too much nakongera kuba too much ako reka nkubwire indirimbo nyine yamaje ese reka nkubwire ikintu kimwe bano abahanzi bo mu Rwanda bizarangira bose baririmba gospel niba Medisa amaje kugenda Safi Madiba kabaragiye urumva baraje n'ishobora kwa twakumaho element ni ukurikira kuko nawe ariro element nawe ukabona agize iki agiye ngo ntabwo azongera gukora ukabona arigendeye urumva ako buri igihe cy'umuntu kiba cyageze cyo kugira ngo agarukire Imana nanjye ndi hafi oya nakwitaba Imana kakanya oya bane uri kunyumva buretse nzakwitaba ngiye kugendera ku kibanda baba washakaza oya ariko Imana rego iyo umuntu muvugana ntabwo ari ngombwa ngo muhure urashaka kwitaba sema bro utaraha abanyarwanda rego Imana dufite akazi kenshi yaduhaye cyane no kugira ngo bibagereho buriya ntabwo wakwiyumvisha ukuntu umuhanzi avunika akora indirimbo urumva n'ikiganiro cyacu kikarebwa cyane kumurusha kandi yavunitse natwe tuba twavunitse ariko buriya abahanzi Imana abahanzi aho bari hose mukomeze cyane urumva hari n'undi muhanzi nshaka ko tuza kugarukaho Maroni ariko turangize rero abakunzi ba Safi Madiba murabyumva nyine ubwo ko Safi Madiba bibagirwa muri za ndimi mwakire mu zindi ndirimbo oya ariko n'ubundi turabwira yuko Safi Madiba afite the album cyashya azashyira hanze mu mezi agiye kuza album nayo izaba irimo izo ndirimbo nyine cyaza album nyinshi zo kuramya Imana album zo zigiye gusohoka Maroni afite album abantu bafite abahanzi babonye amafaranga byinshi cyane urumva element afite album arimo arategura ese element afite umuterankunga ese niba ari umuproducer yaba muri Raribo yakoreragamo niba ari umuproducer yavuye muri 155 ngo arimo arabyikorera ubwiwe ako courage kabisa no gusanga afite nenda nyine n'andi maboko nyuma wenda nyina amubwira ati genza gutya agira gutya kuko abyivugira urumva ako nabonye na Ben nawe ni inshuti ye burya yajyaga amugira n'inama cyane n'umuhanzi bafitanye projet zitandukanye Ben uri wo muri Tanzania ni umuhanzi ukomeye cyane umuhanzi waciye mu itsinda rya South Soul urumva akora umuziki igihe kinini cyane muri umuhanzi ukoze imyaka 10 umuziki umuhanzi nyine man the more experience azi ngo ushobora kugera ahangaha bikaba byagira iki byagenda gutya iyo ugeze hariya bigenda gutya urumva iyo ugeze hariya ukora gutya iyo ubona bimeze gutya ugenda ukagerageza ukagira icyo ukabiyandika ukabiyandikira gutya ibintu bikagenda Element ni nakaravuga uvuga ati buriya ni inshuti yanjye ni umuntu wanjye dufitanye projet zigiye zitandukanye ngo babigarakagaho kubera ubwo bwa mbere yasaga n'ubundi mu Rwanda aje kumwereka urumva aje mu Rwanda bahuriye muri studio abantu benshi bagira ko hari indi bagiye kugira iki ukorana kumbe urumva ariko umushinga barawufite urumva igihe baranarikodinze nyine urumva hakuze ndimo ntabwo zari zajya hanze ariko muri album cyashya Element azashyira hanze
ashobora kuba haza barimo tuzabonamo indirimbo za Ben birashoboka. harimo urumva aho turimo tunabona nyine n'ibintu bitandukanye The Elements urumva aho yabasha kuba yakora indi ndirimbo nshyashya ari kumwe n'umuhanzi bita The Mavio urumva from the Tanzania ni ibintu bimeze neza cyane Element urumva bamungu nubwo nzongera kumuvugaho so waretse akazi ko photographe nawe ukayatuvanga muzika yica wigira mu buhanzi ngiye nzaza mu muziki nje kukura Element afite ikintu bita confidence zirenze urumva no gushyigikira bw'abantu bikomeye cyane harya sengera he ni ugukora ikintu nta ndirimbo ashobora kuba yakora mu rwego yarafopinze reka ntibibaho abarusha ubwenge Element unareba neza urebye ino ndirimbo ukuntu imeze yakoranye na Mario ujya kureba ukajya kureba indirimbo Mario yaheruka gukora bo muri Tanzania ni indirimbo bita Dunia iyo Dunia imaze hafi amezi agera muri 2 Dunia ifite views ndashaka R6N ariko wajya kureba zino ariko uribuka mbere abahanzi bo mu Rwanda kubona miliyoni babaga ari igitanga ari inkuru ariko ubu ngubu ariko Element ku ndirimbo ye ariko ubu ngubu yamaje kuza kera urabona ko n'ibintu akomeza gutya indirimbo yakoranye na Mari izahita ku ya Mari cyane kabisa indirimbo nziza kabisa y'ipiano amapiano iriya ndirimbo ni nziza cyane indirimbo imeze neza cyane ariko nyemera noneho tuze twigire urumva tunyarukira wenda ku ndirimbo ya Amarone Imana Amarone nawe yagarutse mu kazi ni Imana we murabibona gute byose ni Imana ni Imana byose ni Imana ni kuri murabibona ndi kubona ari Imana uyu mwana Amarone agize ntabwo namwita umwana kuko ni grand frère urumva ariko hano ahangaha ahandi nemere kumwita icyo nshaka ariko ni grand frère ibyo wemereye kumwita yose wemereye kumwita icyo ushaka uyu nyine ukuvuga ngo umuhanzi Amarone buriya ari mu bantu batumye njya mu nkondo n'akaye karirimba yaririmbye mana yanjye wa mukobwa wavuze se ko n'iyi ngiyi ko iri gushaka gutuma nsubira mu ariko sinabyemera ni Imana yamumaye nta cyadutandukanye n'ubundi nta nkunda urimo aya uvugira imbere nta nkunda urimo cya wapi nta bintu by'inkundo bivuga imbere ya kamera uvuga ati umukobwa na ateretaga ajye muri comment anyange urumva ariko buriya sibyo buriya ntabwo mukunda iki ntabwo mukunda uriya mukobwa muteretaga uwese uriya mukobwa nyine uwuhe nawe uriya mukobwa ubona rifite yaranyanze ahubwo se umuntu twabijyamo kabisa naze kuko Amarone yatumye nongera kwiyumva bigire kuri Kiss FM bigire kuri Kiss FM urashaka umukunzi ariko umusheri wanjye imbari ajye muri comment kabisa Riderman yarabinkoreye we yashaka umukobwa Riderman yankoreye amakosa byagenze ute baze ko yamaje yaneje abantu uramukobwa ari kuririmba ntabwo abaho niba yamaje kuvuga umukobwa narinyeneye gusa arahita atuma abandi bakapo hoya ntawe ubaho uriya mukobwa ntawe ubaho uriya ahubwo njye niwe n'uwo ari he uretse abo twakundanye uzirana uretse abo twakundanye ariko abakobwa twakundanye shana kabisa ndabasuje cyane bani nyine bari abana beza nyine urumva ariko mani reka mubwire sibyo umu ex ujya umwubaha njyewe kugira bintu bivugisha ngo aba ex ngo ku ngumi wapi mani wapi kabisa muhamagara aka kanya umu ex ako wabaye nk'umugira basketball aya reka tubikore ubutaha tuzabikora urumva buriya sibyo ikintu nakubwiraga buriya aba ex bari mu bintu bya mbere urumva bituma nyine ngiye mbafata nk'abantu barenze urumva buriya nk'iyo urumva nk'iyo ndirimbo yaririmbye Amarone Imana yamumaye sibyo
njye ahubwo nibaza kuki yagiye ari Imana yamumaye. nacyanagenda Oya ariko ntabwo nzongera gukundana. Ntabwo nzongera gukundana nagiye gushaka. umukobwa nsabwa ngiye muri Riderman yaririmbye. Oya nawe ubaho. Aho ubaho. Nyine ubwo ngubwo nzemerera. Reka reka. Umuhungu wanjye abaye padiri. Uyu wamwita Jami. Umva reka mubwire sibyo. Uko nguko urumva. Abasani bo barabizi nyine. Ariko nyine ni byiza buriya igihe cya Maroni nyine kigiye ni icyo pe. Urebye sibyo. Urebye ariko nagiye muri comment mbona comment afite ntabwo ari nziza cyane bitewe n'ukuntu yagiye. Urumva ukuntu bimeze ubundi yarameze nkaho Amaroni arimo nyine umwenda abafana. Amaroni ni wa muntu wari umaze igihe kinini atagira iki adakora kandi byakora man ni ibintu bimeze neza cyane man ujya reba singo urumva none ukuntu tangiye urumva ira yarakubise ibaze none reba none biraye borono yango nawe byakubaho nawe byakuba urayizi nawe ibyo ngo narasaze nubwo utarakunda ndabizi byose bimbaze bayirishishije abana noneho urumva biriya bintu aririmba imba bimubaho koko none iyo bita Adele urarezi Delira kabanye kuva kera Amaroni reka mubwire ngiye makorabo ngewe na Aris tukiri bato ariko irandirimbo Amaroni afite ukuntu afite ijwi riri deep nyine urumva riri deep afite ukuntu akurura abakobwa abakurura turakwiyumva atangiye gusabana ejo bundi yaratuze sibyo we ikinara arimo aravuga ubuzima kandi mani bamaze hari amaji kugira mu buzima ya nta kigenda wa Kivumbi kandi n'urugero yanatanzeho hari abantu batari aba yes man abantu bakubwira ngo atari aba yes man mu buzima bwacu aba ari ukudufera nyine gusa just ubuzima bwose rero abo ngabo abantu ugomba gukapinga bro urumva ugomba gukapinga ubwo ugashaka bamwe nyine bagwereza ibitekerezo bizima rero turatekereza Amaroni imba atari bya bindi by'abahanzi akubita indirimbo akabona ibaye viral leta twizeza ibitangaza we yavuze ko Amaroni we agiye gukina ajya gukora kuba ahanzi muziki ukomeye kandi ni indirimbo ya mbere kuri album cyane urumva irenze abrada none undi muntu twaza kwasoreza ikiganiro urumva twabaka kuri bwiza nayo abafana bwiza umva ariko turabuze kumuvuga byinshi ko dusigaranye iminota bwiza afite indirimbo nshyashya agiye gushyira hanze n'ibyo kwikora najya bamwita ready ese bimeze gute ni ukuvuga ngo sibyo ni umukobwa wo muri Uganda afite hit nziza cyane hariya muri Uganda rero yari afite projet na Bwiza yo gukorana indirimbo urumva bafitanye indirimbo bita True Love ariko icyo cyamuzanye ni amashusho no gufatira amashusho mu Rwanda ariko habayemo imbogamizi yuko umuntu wari kubakora ayo mashusho hajemo ibibazo urumva ariko akaba yatwijeje yuko bazayikora muri Kampala ariho bazabyimurira bakabijyana ariko tutararenga aho ngaho Bwiza ngewe ndi kumva amakuru yuko ari gukundana n'umujyanama we akase birabiri koko nibyo mwana nibyo cyangwa n'ibyo guharabika umuntu biga Bwiza agenda mukunda nuko tutahura urumva ariko Bwiza ni umukobwa ngewe ikintu nawe ivugaho iriya nkuru uburyo nayumvise ntabwo bakundana kabisa ako kandi niba abana ari byo ni biki se nta kibazo ariko kabisa ni rwogereho rwogere ariko nyine babivane mu kazi babivane mu kazi nta kibazo kabisa rero tugaruka wenda kubireka twemera twambuke nyine tujye hanze y'igihugu umvisha inkuru Mr. Wema Ayer shakazira couple ni sawa kabisa ira couple ni sawa
babiri maybe uriya mwana ari kumuha umwotsi wallahi akurura amwe yarakururaga akamuhereza nyine kuno to mu kanwa cyane uko ushobora gukura denimo cyane kabisa uzabikore ni umukobwa mukundana ntabwo azakwibagirwa ariko icyo twavuga kuri nuze Rema nyine urabona ko ira couple bibaye ari byo bafitanye n'indirimbo nshyashya cyangwa ni kagatwiko k'abahanzi byanashoboka rero twarabwiye ngo ntabwo twabaha inkuru tutizeye neza urumva ni indirimbo nawe nshyashya wagize iki bari kumwe na imeze neza my brother ejo kabiri biratwika akorema mana dukubita ese bakubwiye ngo ufate Rema na Iran Star ahitamo aba ari we uha award ya Jammy Award TV yewe ariko mana isi nicyo abakobwa arega ugiye kuvuga iki nese kamubwire uregura umukobwa aratwika abakobwa ese Rema sibyo Rema ngewe buriya nkunda ukuntu aririmba ariko nawe nkunda karagiteri ze ntabwo ari ukuvuga ngo nimunyumve nabi Rema ni umuhanzi my brother ni umuhanzi nyine to twumva njye nkunda ibihangano bye ariko ntabwo nyine ukomeze nta kibazo physically yewe uko yambara nyine mu kazi kiwe urumva bari mu kazi kiwe arwa no kubaka ibyiwe urumva impamvu rero utagira iki ntabwo namubwira ngo n'abantu bagize ese none se kamubwire sibyo sufana Real ngiye mfana Barca ese ubwo waza ukambwira ngo nyifana nyine nicyo navugaga icyo umuntu akunda nicyo akunda nyine ikintu kirenze urumva ibintu bimeze reka tubihanga amaso tubimenye bimeze bigiye bitandukanye ariko tunabwira abantu benshi cyane kabisa muri ino minsi i Kigali hagiye kubera ibitaramo bigiye bitandukanye bimwe biracyakomeje urumva baduha akazi urumva mukomeze kabisa mube maso urumva mugenda mujye kwihera amaso sha ariko ikintu ngiye mube maso ku bintu byose ariko ikintu birakomeye njye ikintu nakubwira sibyo Kigali birakomeye reka mbabwire sibyo reka mbabwire ikintu kimwe n'inama nababwira nyine nk'abanyarwanda buri kintu cyose tugiye gukora tujye dushishoza yaba kiriku yarabanje agatestinga ibikoresho agiye gukoresha biriya bintu ntabwo biba byaramubayeho ndetse n'abanyarwanda murabona ko gukira ntabwo bikiri iby'abantu bakuru gusa ubu ngubu byabaye ibya rusange urumva ariko n'itegeko kera wasangaga nyine abantu bakuru ari bo ari hejuru gusa ariko ubu ngubu mumaze kubona yuko namwe bishoboka twese birashoboka urumva dufatanye dukundane nk'abanyarwanda urumva munagumye mudukunde kuko ntago mwatwanga mwadushyira he ndakubona wowe urimo urareba kino kiganiro utari wakora subscribe aya ntabwo imba ari ubwa mbere ukibonye koraho ukore no kunzogera kabisa byatandukanye tuzajya tukana rimwe na rimwe twashyiramo tukanatumira n'abasanzwe bagiye batandukanye bakora imiziki itandukanye kandi tugushishikariza niba wumva kabisa ufite impano andika muri comment urumva bimeze neza cyane andika muri comment tuza twihera urubuga abanyarwanda bagira irebere urumva iyi ngiyi ni televiziyo urumva irarebwa twese twashikira abantu bakicara ibiganiro byacu Imana kabisa job ariko se buriya nta kuntu twazanyura ku bafana tubasura tuzabikora man tuzabikora rero ikiganiro cyacu ndakeka tugiye kugisoreza ahangaha urumva byo ndagushimiye mwana gakwawa kanye ndagushimiye cyane ariko ntago nava muri studio nagiye n'amazikawa ntago ariko ikindi kintu nshaka kugira ngo tubwire abantu studio ya mbere mu Rwanda ni Jammy Studio urumva mu bagane ikora amafoto meza cyane bari Kinyinya hafi na gare abantu bakora amavideo bizere kabisa n'abantu batangira
gihe gahunda zabo zose ziba ziri organize noneho kabisa customer care yo barayibaha mugereyo bagane mukorera amafoto meza muri studio atandukanye ameze fresh agiye atandukanye rero kabisa Jami Studio event z'ubukwe hari discount iriho abakiriya bashaka guhereza rero muri bino twegereje twatekereje nyine ko abakiriya bacu twajya tubibagira tuba discount imeze neza cyane kandi noneho hari na promotion irimo irategurwa abakiriya bacu ahubwo ako kantu ahubwo mu minsi iri imbere mwebwe mutwandikire kuri WhatsApp muduhamagare kuri zino nimero ziri hasi 0788 35 83 670 mubandikire iyo nimero iba kuri WhatsApp babahe amafoto meza ku gihe cyane kabisa amahotdoro turakubita cyane we duhamagare tukugero tugukorere ibintu neza cyane twimanukire rero mbabwira ati mugire umunsi mwiza uri mu kazi gatandukanye n'uwahereza umugisha ngewe mfitanye protein n'umwana nubwo nakubwiye ngo ntabwo nzahasubira mu nkundo ariko ngewe nimba ahangaha kabisa niho ngiye kureba na wundi sheri ni kamera wambabariye kuko mana yanjye wambabariye ko wamaye urukundo Sharaf Jami mushimira kabisa my brother nawe ndagushimiye cyane uyu munsi kabisa ni ibintu bikoze neza cyane bahereza umugisha inakongerere natwe tugiye kwerekeza mu kazi tunabwo n'abandi bajeni kabisa mujyane mushaka akazi kandi ushaka no kwihigura kuri bino bintu bijyanye na kamera urumva umuntu akora mu studio urumva kabisa zirahari muri Jami Studio wabagana bakagohereza studio kabisa ifite equipment zose zishoboka ziba zikeneye muri kana kazi yana photographer na videographer urumva bitandukanye kabisa ushobora kwazwa aho ubumenyi bwo gukoresha ku isoko ry'umurimo. Murakoze cyane nakagaruka Jami Studio.